kunda ukuri, mwanze kugenda uko Imana ishaka. Ibyo mwasezeraniye Imana ntibwabikoze, ibyo mwemereye Imana ntabwo mwabikoze. Imana mwarayitengushye, Imana mwarayibeshye, Imana ntabwo mwatangije iby'umwuka ariko muherukije iby'umubiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ntabwo mukirimo gushaka gukora iby'Imana ishaka, ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu, mugiye kubona byinshi kandi biteye ubwoba. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugiye kubona byinshi kandi biteye ubwoba, kandi byinshi bigiye gutuma abantu benshi barira amarira, kandi aya marira wiza gukinira muri ibi bintu by'Imana, wiza gukinira muri aka gakiza hari uwakameneye amaraso kugira ngo tukabone. Amaraso yaramenetse, hari uwapfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari uwabambwe, Imana itugirire neza. Arabambwa kugira ngo ako gakiza kaze, kugira ngo Imana iguha agakiza. Yatanze umwana wayo w'ikinege umwe yari ifite, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Wowe rero uyu munsi uricara kuko umaze kurya ugahaga, warangiza ukifata kunda ukagaza inda, warangiza ukavuga ngo ni njye nguwe neza. Wamupfapfa we, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntizabura kuguhana, ntizabura kukurimbura. Kubera iki? Urya iby'imfubyi n'abapfakazi. Hari amarira y'imfubyi n'abapfakazi wariye ibyabo. Uyu munsi wa none imitungo urayifite nibyo, ariko se wishe bangahe? Wariye ibyabangahe? Uyu munsi bitekerezeho ubirebe. Hari abantu bari kurira kuko wabambuye ibyabo. Hari abantu bari kurira kuko warabahuguje ubura n'amahugu. Ibyawe byose wambara mu kinyoma, imodoka utunze ni ikinyoma, inzu utuyemo ni ikinyoma, imyambaro wambara ni ikinyoma, n'akazi wicayemo uyu munsi ukicayemo mu kinyoma, n'urugo wubatse uyu munsi narwo ubwabwo ni ikinyoma. Yibutse abantu b'Imana wagiye ugirira nabi. Imana yibutse abantu b'Imana barimo barakozwa hakurya hakuno. Imana igiye kwibuka abantu bayo. Ikindi, Imana yibutse uburyo abantu bayiteye umugongo. Imana yibutse uburyo abantu bayihakanye, baba batinganye ku mugaragaro. Uyu munsi by'abatinganyi birakorwa, by'isoni nke, ibintu by'umwanda biri aho ngaho, abantu bakabikomera amashyi, abantu bakabishima. Ndetse n'abasenga uyu munsi no mu rusengero nabwo harimo abatinganyi, n'abatunzwe n'amafaranga y'abatinganyi. Uyu munsi ukayarya ukumva nta kintu bitwaye, ariko icyo cyaha, ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Isenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Ayiwe, ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Usenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Senga Imana usabe no kwezwa. Sengera ubugingo bwawe, sengera umuryango wawe, uvuge ngo Mana kwezwa. Senga Imana usabe kwezwa. Mwebwe muri mu butayu murimo murasenga, Mana mpa amafaranga. Uzayarira he? Uzayarya ryari? Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko sengera ubugingo, nibwo buzabona mu maso y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera yuko Imana y'amahoro itugirire neza, uwo bita Rupfu we yamaze kwegura ibikoresho, agiye gukora akazi. Witwa Rupfu we yamaze kwegura ibikoresho, agiye gukora akazi. Witwa Dayimoni, nuko mwabibagirwa Imana mwe, nimwumve ibi ngibi kugira ngo Imana ye kubashishimura. Uyu munsi hari uburakari bw'inkazi. Imana hari umujinya wayo, umujinya w'Imana igiye kuwusuka ku batuye isi. Ibi ngibi iyo mbivuga, hari ibintu njya mbona abantu baba batabyumva, ngo ariko ngo muba mwabuze ibyiza. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, murimo murihesha amahoro, muri mahoroniza ngo Imana ngo ni urukundo, ngo Imana igira neza. Umva ngo uyu munsi usigaye usanga umuvugabutumwa ajya kubwiriza, akabwiriza ibyo abantu agiye kubwiriza bashaka, ibyo abantu agiye kubwiriza bashaka, ibyo imitima yabo irarikiye. Niho uzasanga ababwira ngo mwakira amamodoka kuko ari byo abona bishimira, ariko yababwira ibyo kwihana ibyaha akabona ntibabyumva. Ariko yabona bishimira ibyo kubwiriza by'amamodoka, bitangaza yuko bagiye kubona visa, bagiye kurira indege, abagiye kubaka amazu, abagiye kubona abagore. Ariko nyamara uyu munsi wa none
ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni ya saha y'ubuhanuzi, isaha yo kubohoka, isaha yo kwakira igitangaza. Ni Prophet Emma ugusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Uyu munsi nkuzaniye ubuhanuzi. Niba ugeze hano ndagusaba wiva hano ubu buhanuzi bwumve uburangize, ndabigusabiye. Bwumve uburangize kandi uze gushayaringa n'ahandi. Imana y'amahoro itugirire neza, kuko Imana intumye kuvuga ibintu bikomeye cyane. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye, ni ubuhanuzi bukomeye ndetse bunateye ubwoba. Imana y'amahoro itugirire neza, ariko nta biteye ubwoba ku Uwiteka, nta n'ibiteye ubwoba ku mukristo. Imana y'amahoro itugirire neza. Umukristo azabeshwaho no kwizera, gusenga no kwizera. Imana itugirire neza, Imana y'amahoro idutabare. Ariko iki gihe urasanga abantu basigaye baba muri kirabaye, basigaye baba mu buzima bwa biracitse, ubuzima buri aho ngaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, ukwiriye kuba maso. Imana itugire neza. Iki ni igihe cyo kuba maso, iki ni igihe cyo kuba buri muntu wese afata ibihe byo gusenga. Imana y'amahoro idutabara, ugafata ibihe byo gusenga, ugafata ibihe byo kuba bugufi n'Imana, ugasenga Imana, ukegera Imana, ukabana n'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Wa mukristo we aho uherereye hose wumva ururimi mvuga, Imana itugirire neza. Abantu barimo banyumva bumva runo rurimi ndetse n'abarusobanukirwa n'abantu. Uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Uganda, muri aka karere k'ibihugu yaga bigari, ibi bihugu uko ngiye kubivuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo ibi bintu byumve cyane. Imana itugirire neza. Waba uri umukongomani, waba aho waba uherereye hose, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora kandi Yesu aracyatabara. Gusa kimwe cyo, abantu nimwibuke guhamagarwa kwanyu, abantu nimwibuke Imana yabanye namwe. Ikindi cyongeyeho, abantu mwahize imihigo muyihigure. Imana itugirire neza. Hari abantu bahize imihigo ntabwo mwayihiguye, mwageze mu byago mutakambira Imana, uti Imana nuturokora, Imana nudukiza, uzagukorera. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko igihe kirageze ngo usenge Imana, usabe no kwezwa. Imana itugirire neza. Saba Imana, isi igiye kugusha ishyano kandi rinini cyane. Igihe kirageze, Imana y'amahoro itugirire neza. Isi igusha ishyano kandi ishyano rinini cyane. Iri shyano ni bwoko ki? Nicyo nje kukubwira, nicyo nje kuvuga ku buzima bwawe. Ariko senga Imana, usabe no kwezwa. Wahize imihigo myinshi, urayihiga, uravuga ngo Mana nundokora ukangirira neza, nzagukorera. Ubwira Imana uti Mana nungirira neza nzabana nawe. Ariko ab'Imana yagiriye neza, abo nibo bayiteye umugongo, abo nibo bahindutse Imana. Abo ngabo nibo uyu munsi badashaka no kubyumva, ndetse rimwe na rimwe bakanarengera bakavuga ngo nta Mana ibaho, bakanarengera bakavuga ngo Imana ntikora. Ariko umva nkubwire inshuti yanjye, aho waba ugeze aho ariho hose, uko waba ukomeye uko ariko kose, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, irahari kandi yitwa Imana isumba byose. Ni Imana yimika abantu ikimikura abantu. Imana itugirire neza. Aho waba uri hose, byanze wabyanga wabyemera. Hari uwicara akavuga ngo ngeze hano kubw'ubwenge bwanjye. Oya, Imana yashyizemo akaboko kayo, Imana yashyizemo akaboko kwayo, Imana yashyizemo imbaraga zayo. Imana yarakurengeye. Aho wicaye hari abandi bahapfiriye. Imana itugirire neza. Aho wicaye hari abandi bahapfiriye. Ibyo urimo ukora hari abandi babikoze biranga. Ariko uyu munsi ni iki watanze? Ntacyo. N'ubundi Imana yakugiriye, nuko Imana yahagararanye nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagira ngo mbabwire ngo isi, mu bihugu byinshi byo mu isi igiye kugira imidugararo myinshi. Hagiye kubaho indwara z'ibyorezo nyinshi, kubera yuko bene muntu bo ubwayo nibo bazarangiza iyi si. Iyi si nibo bayirimo. Ntabwo banezezwa no kubona bafite amahoro. Bene abantu bo bahora bakorogoshora kandi bagashaka ibintu bituma bashaka gukosora Imana. Ibyo bintu abantu bakoze bashaka gukosora Imana,
bashaka guhinyura Imana, bashaka kugaragaza ubwenge bwabo. Ibyo ngibyo nibyo bigiye kurimbura isi. Imana itugirire neza. Hari abagiye gupfa bishwe nuko uyu munsi wa none washatse gukosora Imana, ushaka gushyiraho umubiri Imana itaguhaye. Bakobwa barimo barakosora Imana, ariko ibyo ngibyo nibyo bigiye kubica. Urupfu rwanyu mwararwiguriye, icyakakubereye cyiza burya nuko wajya unanabikora ukigurira isanduku. Imana itugirire neza, kuko gupfa ko urupfu rwo ruraje. Iby'abantu biremeye, iby'abantu bihangiye, nibyo bigiye kuzabica, nibyo bigiye kuzabarangiza. Uyu munsi rero ndagira ngo mvugane nawe. Shakashaka iby'Imana ishima, shakashaka mu maso y'Imana, shakashaka icyo Imana yashima. Shakashaka iby'Umwami ashima, ushakashake mu maso y'Imana. Uyu munsi Imana intumye kubwira abantu ngo mbabwire ngo nibasengere ikintu cyitwa kwezwa. Buri muntu wese, umuntu ukijijwe, sengera ikintu cyitwa kwezwa. Imana y'amahoro itugirire neza, kuko igihe cyo kwezwa ni iki ngiki. Kuko mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze abona, mugiye kumva iby'amatwi yanyu atigeze yumva, ndetse bamwe muri mwebwe mugiye kurira amarira. Imana itugirire neza. Hari amarira menshi, hari imiborogo myinshi, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Hahirwa umuntu wanambye kuwiteka, agakiranukira Imana, akubaha Imana kandi akubahisha Imana. Uwo muntu wubashye Imana, Imana izamurengera kandi Imana izamutabara. Ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira, senga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Ayiwe, ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira, senga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Munyamasengesho, ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira, usenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ibyo wabonye warabibonye, ni byinshi Imana yakunyujijemo, ni byinshi Imana yagukoreye. Ibuka guhamagarwa kwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wibuke guhamagarwa kwawe. Niwibuka guhamagarwa kwawe, biragutera gushaka mu maso y'Imana. Niwibuka guhamagarwa kwawe, uribuka hamwe Imana yavuganiye nawe, ikakubwira ngo nzagendana nawe, ikakubwira ngo nzakubambira amahema, ikakubwira ngo nzakurwanirira, ikakubwira ngo nzagucira inzira, ikakubwira ngo nzaguhagararaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi ntabwo ukiri kwa kundi wahamagawe, ntabwo ukiri wa wundi Imana yahamagaye, ntukiri wa wundi Imana yaremye. Ni ukuvuga ngo umubiri wawe warawuhinduye. Imana itugirire neza. Wigize uko utari, wikoze uko utari we. Imana y'amahoro itugirire neza. Ushaka kugira ngo umubiri wawe ugire ukumera, ariko ndagira ngo nkubwire, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Turi mu gihe abantu batagishaka kugendana n'Imana, ahubwo bashaka kugenda uko bo bashaka. Barashaka kugenda uko bashaka, barashaka kugendana n'ibigezweho. Turi mu gihe abantu bikunda, turi mu gihe abantu birarira. Ariko nyamara ibangaba Pawulo yarabavuze ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Ibi bihe birushya rero nibyo turimo. Ibi bihe turimo ni ibihe birushya. Igihe abantu bikunda, igihe abantu birarira, igihe abantu bigira igomwa, igihe abantu bagira ishyari, igihe abantu bagira amanyanga, igihe abantu benshi koroka bari mu nzu y'Imana, abantu bitwikira ijambo ry'Imana kugira ngo bagirire neza abandi. Abantu benshi bahagaze mu muryango, babujije abantu kwinjira, babujije n'abantu gusohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Urareba umuntu ari mu rusengero, ntumenya ngo uyu yarakijijwe cyangwa ntakijijwe, ntumenya ngo yarasenga cyangwa ntasenga, ntumenya ngo yarajya mu ijuru cyangwa ntajya mu ijuru. Mbega urareba umuntu ukareba ibyo akora, ukibaza ngo mbese uyu muntu ibyo akora ni ibiki? Uyu muntu ibyarimo ni ibiki? Uyu munsi wa none ibintu byabaye ikivange.
uyu munsi agakiza abantu bafite agakiza gashingiye ku gushaka ibintu, ariko abantu ntibagifite inyota yo kujya mu bwami bwo mu ijoro. ni ukuvuga ngo ibintu byibagije abakirisito intego y'urugendo. Imana y'amahoro itugirire neza. ni ukuvuga ngo intego y'urugendo abantu barayiretse, barangije batumbira ibya hano mu isi. ariko nyamara hano mu isi si iwacu, turi abashyitsi, turi n'abasuhuke, turi abagenzi bajya i Siyoni. uyu munsi wa none birengagije yuko igihe cyo gucungurwa kije. Imana itugirire neza. isi rero yagwijije abantu, habayeho abanyabwenge, habaho abantu bigira ibikomerezwa, abandi bagira ibihanganye, abandi bigira bafata ijambo ku buzima bw'abandi. uyu munsi wa none hari uwo abantu bafata ijambo ku buzima bw'abandi, hakabaho abakora ibyorezo bakabijugunya mu isi kugira ngo abantu barware, bakarwara indwara kandi byarakozwe n'abantu. kuvuga ngo abantu basimbuye Imana, abantu bashatse kwimura Imana, ariko ibyo ngibyo ntabwo bizakunda. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo imanuwe no kwigarurira icyubahiro cyayo. buri muntu wese uri mu isi wumva ibi ngibi mvuga, amatwi agiye gucura injereri. abantu mugiye kubona ibyo amaso yanyu atigeze abona, mugiye kumva ibyo amatwi yanyu atigeze yumva, kubera yuko mwimuye Imana. uyu munsi mwimuye Imana, murayireba iracecetse, ariko nubwo icecetse ariko irahari. uyu munsi irahari, iyi munsi irahari. Imana itugirire neza. uyu munsi Imana irahari. Dawidi ngo yigeze afata intumwa ziwe ngo azituma kwa Hanuni ngo bagende bajye kumumara umubabaro kuko Isa yari yapfuye. ngo ariko ngo izo ntumwa ze zigezeyo ngo arabasuzugura cyane, ngo akora ikintu cyitwa kubogosha ubwanwa, ngo arangije ngo akata no ku bibuno byabo. icyo kintu cyari ikintu kibi cyane ku Bisiraheli. kuba wari umugabo bakakogosha ubwanwa bakabumaraho, barangiza bakagukata no ku kibuno, ukagenda ikibuno kiri hanze kandi uri umugabo. izo ntumwa zisubirayo, ngo ariko Dawidi ngo arababwira ngo nibagume hakurya y'umurwa, ntibirirwe bagera mu murwa kuko cyari igisebo. Imana ishimwe cyane. ngo ariko Dawidi ngo iyo nzika arayibika, ngo amajije kuyibika ngo igihe kiza kugera ngo yibuka bimwe Hanuni yakoreye abantu biwe, ngo arangije ngo afate icyemezo cyo kujya kubahorera. Imana rero nayo igiye yibutse abantu b'Imana wagiye ugirira nabi. Imana yibutsa abantu b'Imana barimo barakozwa hakurya hakuno. Imana igiye kwibuka abantu bayo. ikindi, Imana yibutse uburyo abantu bayiteye umugongo. Imana yibutse uburyo abantu bayihakanye, baba batinganye ku mugaragaro. uyu munsi by'abatinganyi birakorwa, by'isoni nke, ibintu by'umwanda biri aho ngaho, abantu bakabikomera amashyi, abantu bakabishima. ndetse n'abasenga uyu munsi no mu rusengero nabwo harimo abatinganyi n'abatunzwe n'amafaranga y'abatinganyi. uyu munsi ukayarya ukumva nta kintu bitwaye, ariko icyo cyaha cyarimbuye Sodomu n'i Gomora, irashyira kongoka, irashya n'abayituyemo bararimbuka. ni icyaha Imana yanga urunuka. Imana y'amahoro itugirire neza. ni icyaha Imana yanga urunuka. icyaha icyo ari cyo cyose gikosora Imana, kikavanaho icyo Imana yaremye, kikavanaho icyo Imana yategetse, kavuga ngo iki kintu kigomba gukorwa gutya. yaremye umugabo yamuremeye n'umugore, ariko wowe uricara uravuga ngo ntabwo bikwiriye, ngo reka mbikosore. nurangiza kubikosora uvuge ngo wapi, ngo ntabwo bikwiye gutya, ngo umugabo akwiye kujya aryamana n'umugabo mugenzi wiwe, umukobwa akaryamana n'umugore mugenzi wiwe. ariko ndagira ngo nkubwire, ibyo ngibyo Imana ibyanga urunuka. icyo ni icyaha Imana yanga urunuka. uretse no kuba ari icyaha, ni umwanda. uretse no kuba ari umwanda muri sosiyete nyarwanda y'abanyarwanda muri rusange, cyangwa se wenda ku isi hose ho byahawe intebe. ariko uyu munsi reka tuvuge hano iwacu kuko uyu munsi aribwo tukibibona. ariko ugiye kureba neza ukitegereza, no mu muco w'abanyarwanda cyaraziraga kikaziririzwa. icyo kintu ntabwo aricyo. ariko Imana yo
irareba iravuga ngo ntabwo bikwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo Imana yaremye Adamu imaze kumurema iravuga ngo ntabwo, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Imana itugirire neza, ngo imuremera umufasha, imuremera umugore. Wowe uricara uravuga ngo hoya, ibi ngibi ntabwo ariko bikwiriye kugenda, njyewe reka mbihindure, umugabo aryamane n'umugabo, umugore aryamane n'umugore. Nurangiza abantu bakabikomera amashyi, abantu babihaye umurongo, kubera yuko abo bantu bafite amafaranga kandi menshi, abantu barayararikiye, abantu barayakiriye. Ni ukuvuga ngo abantu benshi nubwo basenga ariko ni abanyabinyoma. Abantu barasenga ariko ni abanyabinyoma. Imana yerutse kumbwira ngo, irambwira ngo nubwo abantu ubona basenga, nubwo ubona abantu babyina ari benshi, ariko abantu ni abanyabinyoma. Ugiye kwitegereza neza, nta muntu n'uyu n'umwe wifuza gutaha iwabo mu gihugu cyo mu ijuru. Abantu bose barimo barifuza kugwiza imitungo hano mu isi, barifuza kugwiza ubutaka, barifuza kwiguza amamodoka, abantu barifuza kuba beza. Niyo mpamvu ubona bagenda bakibagisha ibibuno, bakitereshaho amabere, bagasongoza amenyo, mbega bagakora ibintu bakabikora kugira ngo barebe yuko barushaho kuba beza. Ariko uko murushaho kugenda mukorogoshora, niko murushaho gukora Imana mu jisho. Nibwo igihe kigiye kuza rero abantu mugakorwa n'isoni. Ijambo ryo nararisomye rirambwira ngo nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Kubera iki? Abantu mwanze kumvira Imana, abantu mwanze kugendana n'Imana, abantu mwanze gukizwa, mwanze agakiza kazima mwarakanze. Agakiza kazima ntimushaka kukumva, agakiza k'umwimerere ntimushaka kukemera. Murashaka kugenda uko mwebwe mwishakiye, murashaka kugenda uko mubyumva, murashaka ubutumwa bw'ibitangaza, ntabwo mukivuga ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera muzababatize. Icyo Yesu yadutumye, misiyo y'Imana, nuko tugenda mu mahanga yose tukabwiriza abemera, tukabwiriza kandi ubutumwa bwiza. Iyo misiyo y'Imana rero yo kubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo uyu munsi abantu iyo ngiyo ntibayishaka, nta nubwo bashaka kubyumva. Ni ukuvuga ngo abo Imana yatumye guhindura abantu bo barabahinduye. Twebwe ntabwo tukibwiriza. Abavuga ubutumwa bariho muri iyi minsi ntabwo babwiriza ngo babwirize ubutumwa bwiza icyo Imana ishaka ko abantu bavuga. Uyu munsi usigaye usanga umuvugabutumwa ajya kubwiriza, akabwiriza ibyo abantu agiye kubwiriza bashaka, ibyo abantu agiye kubwiriza bashaka, ibyo imitima yabo irarikiye. Niho uzasanga ababwira ngo mwakira amamodoka kuko ari byo abona bishimira, ariko yababwira ibyo kwihana ibyaha akabona ntibabyumva. Ariko yabona bishimira ibyo kubwiriza by'amamodoka, bitangaza yuko bagiye kubona viza, bagiye kurira indege, abagiye kubaka amazu, abagiye kubona abagore. Ariko nyamara uyu munsi wa none niyo mpamvu amarira abaye menshi, n'abazubatse ntizikomeye kuko nazo mwazubatse mu kinyoma. Ibintu byose abantu bose bakora usanga barabikoze mu binyoma. Niyo mpamvu uyu munsi ujya kureba ugasanga birakugarutse. Burya ikinyoma ntikiramba. Ikinyoma ukijyamo kikakuryohera uyu munsi, ndetse ukanakenjoyinga, ukakibamo wumva uryoshye, ukakibamo wumva umeze neza, ukakibamo wumva ari wowe uriho. Ariko ikinyoma ugishyiraho umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, ntabwo gishobora kumara 5, kirashwanyuka n'ukuri kose. Nta kintu cyahishwe kitazajya hagaragara, nta kintu na kimwe wakoreye mu rwihisho kitazajya hagaragara. Ikintu cyose wakoze kizajya ku ntebe y'urubanza, kizajya ahagaragara. Abantu rero barifata bakabwiriza ibyo bashaka, bakabwiriza ibyo abantu bashaka kumva, bagakora ibyo abantu bishakiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nyirizina ntabwo ukwiriye abantu mushaka mwahinduka, mushaka mwahindukira, mushaka mwagaruka, mushaka mwaba mu mwanya Imana ibashakamo, mwaba mu mwanya Imana ibakeneyemo, mwaba mu mwanya Uwiteka Nyiringabo Imana abashakamo. Ni mwe mu mwanya wa nyawo, umwanya Imana ibashakamo, umwanya Imana ibakeneyemo.
Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Rero uyu munsi kuko abantu bimuye Imana, kuko abantu batagishaka kugenda uko Imana ishaka, nicyo gitumye Imana igiye kubatera umugongo, ikabatererana imiyaga, imiraba bikabakoza hirya. Uyu munsi ibyorezo bikaza kandi bigiye kuza bisimburana, intambara zikaza zisimburana, kubera yuko abantu mwanze gukunda ukuri, mwanze kugenda uko Imana ishaka. Ibyo mwasezeraniye Imana ntibwabikoze, ibyo mwemereye Imana ntabwo mwabikoze. Imana mwarayitengushye, Imana mwarayibeshye, Imana ntabwo mwatangije iby'umwuka ariko muherukije iby'umubiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi ntabwo mukirimo gushaka gukora iby'Imana ishaka, ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu, mugiye kubona byinshi kandi biteye ubwoba. Imana itugirire neza. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugiye kubona byinshi kandi biteye ubwoba, kandi byinshi bigiye gutuma abantu benshi barira amarira, kandi aya marira ni amarira menshi, atari amarira y'ibyishimo, amarira y'agahinda, amarira yo kubura uko abantu bagira. Imana y'amahoro itugirire neza. Bakora hirya no hino bashaka uwakubatabara bakamubura. Niyo mpamvu mugiye kubona impfu nyinshi, mugiye kubona impanuka nyinshi, mugiye kubona indwara z'ibyorezo nyinshi. Babatera inshinge mu ruhe, imibiri batere imibiri igenda igire gute. Kubera iki? Ni mwebwe mwizaniye ibyo, kubera yuko mwateye Imana imugongo, mwimura Imana, irangije nayo irabatererana. Nicyo gitumye Imana igiye kubimuma amaso, igiye kubatera umugongo, kubera yuko namwe mwayimuye. Zaburi ya 50 ku murongo wa 16, reka tuwasome. Zaburi ya 50 ku murongo wa 16. Zaburi ya 50, Zaburi ya 50 ku murongo waho wa 16. Reka turebe Zaburi ya 50. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Reka turebe, haravuga ngo ari ku munyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, ukubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. Ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko muhanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Mana y'amahoro itugirire neza. Ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bigize gute, bikurikirana. Noneho umva 22 haravuze ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakaba urubakiza. Mana y'amahoro itugirira neza. Untambira ishimwe wese aba anyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana. Mana y'amahoro itugirire neza. Nuko mwabibagirwa Imana mwe, nimwumve ibi ngibi, kugira ngo Imana ye kubashishimura. Uyu munsi hari uburakari bw'inkazi. Imana hari umujinya wayo, umujinya w'Imana igiye kuwasuka ku batuye isi. Ibi ngibi iyo mbivuga, hari ibintu njya mbona abantu baba batabyumva, ngo ariko ngo muba mwabuze ibyiza. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, murimo murihesha amahoro, muri mahoroniza ngo Imana ngo nta, ngo Imana ngo ni urukundo, ngo Imana igira neza. Umva nkubwire, iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru ni umwami. Niwe wa mbere yaba yishe se. Imana y'amahoro itugirire neza. Yewe uzabaza ab'i Sodomu n'i Gomora,
uzabaza batwawe n'umwuzure baragenda. Imana itugirire neza. Ni Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yatanze umwana wayo w'ikinege, iramutanga. Ariko uyu munsi wa none kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko uwo mwana Imana yatanze, uyu munsi wowe uhora wifuza kumubamba, umuhoza ku giti, uhora umubambye. Ariko akaga kagiye gutera isi gatewe n'uko abantu bashatse kwimura Imana, bashatse gukosora Imana, bashatse gukora bya bindi byo ku munara w'ibabere mu gihe cya Nimurodi. Nimurodi abwira abantu ngo mureke tuzajye kureba iyi Mana, ngo biyokereza amatafari bubaka umunara w'ibabere. Imana ntikina. Reka mbabwire, iyi Mana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Icyo mupfana ni uko ukiranuka, icyo mupfana ni uko uyubaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero wiza gukinira muri ibi bintu by'Imana, wiza gukinira muri aka gakiza hari uwakameneye amaraso kugira ngo tukabone. Amaraso yaramenetse, hari uwapfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari uwabambwe, Imana itugirire neza. Arabambwa kugira ngo ako gakiza kaze, kugira ngo Imana iguha agakiza. Yatanze umwana wayo w'ikinege umwe yari ifite kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wowe rero uyu munsi uricara kuko umaze kurya ugahaga, warangiza ukifata kunda ukagaza inda, warangiza ukavuga ngo ni njye nguwe neza. Wamupfapfa we. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntizabura kuguhana, ntizabura kukurimbura. Kubera iki? Urya iby'imfubyi n'abapfakazi. Hari amarira y'imfubyi n'abapfakazi wariye ibyabo. Uyu munsi wa none imitungo urayifite nibyo, ariko se wishe bangahe? Wariye ibyabangahe? Uyu munsi bitekerezeho ubirebe. Hari abantu bari kurira kuko wabambuye ibyabo. Hari abantu bari kurira kuko warabahuguje ubura n'amahugu. Ibyawe byose wambara mu kinyoma, imodoka utunze ni ikinyoma, inzu utuyemo ni ikinyoma, imyambaro wambara ni ikinyoma, n'akazi wicayemo uyu munsi ukicayemo mu kinyoma, n'urugo wubatse uyu munsi narwo ubwabwo ni ikinyoma. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ukunda Imana ni umenywa nayo, ukunda Imana ni umenywa nayo. Nukunda Imana nawe izagukunda. Nimurodi arababwira ngo nimwotse amatafari, barayotsa barayubaka. Imana y'amahoro itugirire neza, barazamura. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irabareba. Bageze hejuru irabitegereza, irababwira ati njye ndi Imana, ni njye waremye umuntu. Ntabwo umuntu yarusha Imana ubwenge, ntibishoboka. Ariko abo mu isi hano abanyabwenge bibwira yuko aribo bafite ubwenge, bazi ko barusha Imana ubwenge, bazi ko uyu munsi Imana bayirusha ubwenge, bazi ko uyu munsi bakora ibyo bishakiye, bazi ko bakora bagenda uko babyumva. Ariko hoya, izaza ntabwo izaceceka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo irangije iri mu gihugu cyo mu ijuru, ngo irabareba bamwe bahuje umugambi, ngo inyuranye indimi zabo. Bamwe bavugaga ururimi rumwe, umwe agatangira kuvuga ati zana itafari, undi akumva igiti, yakizana akakimukubita mu mutwe. Indimi ziratatana, abantu baranyanyagira, barongera baragenda. Rero isi rero mugiye gusogongera ku mujinya w'Imana. Niyo mpamvu mugiye kubona byinshi cyane amaso yanyu atari yabona. Nta kintu mwari mwabona. Ntabwo ibise byari byazi, ibi ni imigendo. Murivugisha ngo ibyorezo byaje, ngo intambara ngo zirimo ziraza, ngo mu Rusiya barimo bararwana, ngo muri Isiraheli bari kurwana. Ntabwo byari byaza. Umva nkubwire, icyo wakora kimwe cyonyine ni ukubaha Imana. Icyo wakora cyonyine, senga Imana usabe no kwezwa. Ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Senga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Ayiwe, ibyo wabonye warabibonye maze uridamararira. Usenga Imana usabe no kwezwa, dore ibindi biraje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Senga Imana usabe no kwezwa. Sengera ubugingo bwawe, sengera umuryango wawe, uvuge ngo Mana kwezwa. Senga Imana usabe kwezwa. Mwebwe muri mu butayu murimo murasenga, Mana mpa amafaranga. Uzayarira he? Uzayarya ryari? Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko sengera ubugingo, nibwo buzabona mu maso y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera yuko Imana y'amahoro itugirire neza, uwo bita rupfuwe yamaze kwegura ibikoresho, agiye gukora akazi.
witwa rupfu we yamaze kwegura ibikoresho agiye gukora akazi. Witwa dayimoni wo guteza ibyorezo hirya no hino we yamaze guhaguruka. Dayimoni wo guteza inzara we yamaze guhaguruka. Rero amarira ni menshi, imiborogo ni myinshi. Imana yambwiye ngo abantu nibasengere kwezwa, igihe kiraje kandi kirasohoye. Uyu munsi wa none nimusenge cyane kandi mugende uko Imana ishaka. Uyu munsi kuki mushaka kugenda uko abantu bashaka? Nta umushumba wese arimo arashaka kugenda uko abantu bashaka. Umushumba wese witwa ngo ni umushumba uyoboye intama, ariko ibyo urimo ni mpemuke ndamuke. Ibyo urimo ntabwo ubizi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo urimo ntabyo uzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubugingo burahenze. Mubwire abantu bihane bave mu byaha, mubabwire bareke ingeso mbi, mubabwire bakiranuke, mubwirize abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mubabwire no kugaruka ku mwami Yesu. Ibindi byose muzabyongererwa. Umva nkubwirega abantu baramutse bakijijwe ntabwo bakena. Ijambo rirambwira ngo ingororano y'abubaha Uwiteka ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Rero uyu munsi wa none wowe uri aha ngaha urimo urashaka ubutunzi, urimo urashaka ibigezweho, urimo urashaka kugenda, uyu mubiri urakoshya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko reka nkubaze wa mukozi w'Imana, umunsi wapfuye n'icyo uzasiga imusozi, n'icyo uzasiga umusozi abantu bazakwibukiraho. Tujya tugira abagabo bakoreye Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese koko wibuka ko iryo juru ujyamo hari iryo Aburahamu yicayemo? Iryo juru urimo urajyamo niryo Enoki umugabo utaragiraga icyaha. Ngo Enoki burya nta cyaha yagiraga, ngo abure uko Imana yazaga kumureba, ngo yasangaga uko umutima utera, avuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ariko uyu munsi wowe wabwiye abakirisitu uyoboye ngo ntacyo bitwaye, ngo Yesu yarangije byose. Uyu munsi urayobora abajura. Uyu munsi wa none urabizi ko umukristo uyoboye ari igisambo, ariko ukamubwira ngo ntacyo najya ava kwiba ajya guha icyacumi ntacyo bitwaye. Uzumirwa, ntuzabura gukorwa n'isoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka nkubwire burya niba ari Imana ukorera, reka werure uvuge ngo ni Imana ukorera. Niba kandi ari business ukora nabwo uvuge ngo ni business ukora. Wa mungani leta igusoreshe bigire n'inzira utange iyo misoro uyitange, kuko iyo business uba ugomba kugira n'icyo utanga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko nta kintu hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpangwe nawe. Nzabishyira imbere yawe byose uko bigize gute bikurikirana. Nsoreje ku cyanditswe kiri mu byahishuwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu munsi wenda uraza kwivugisha, harabo njya nkunda kubona aza kwandika ngaha muri comment ngo nindeke kugutera ubwoba. Nge nta bwoba nguteye, nta bwoba ndimo ndagutera, nta nubwo ngutegeka kubikora, kuko ujya mu ijuru si itegeko, no gukizwa burya si itegeko. Icyo ushaka gukora ahubwo nakuboneye aba ari hujya. Yeremiya 40 ku murongo wa 4 aravuga ngo dore noneho ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nutanabishaka kandi nabwo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye aba ari hujya. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu muri iyi minsi bafite amaso ntibabona, bafite amatwi ntibumva, bafite amaboko ntibakabakaba, bameze nk'impumyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uyu munsi cyampa ukibuka yuko uwo mubiri wambaye ni igipamara. Uyu mubiri upfa mu gitondo, ejo mu gitondo iyo batawushyize muri morogo uba watangiye kuzana inyo. Uzi ko aho wapfiriye wagishongorewe cy'umukobwa, aho wapfiriye wowe, inzu wapfiriyemo, icyumba wapfiriyemo, baramutse bakurekeye ntibagushyire muri morogo, ejo nta wakinjiramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Umva ukuntu biremereye cyane. Shaka ibyo umwami ashima, ibindi byose urimo urakora urati bitabapfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero kubaha Imana byonyine nicyo cy'ingenzi. Basi nunapfa Imana izakwibuke, Imana y'amahoro izakugirire neza. Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka rishirwe hejuru. Reka turebe ibyahishuwe ibice 3, dusome ku murongo waho wa 18. Reka duhere 17. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda,
ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare, isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Mu Kirundi ho baravuga ngo nimwakire neza iriyazwe n'umukama. Nimwakire neza iriyazwe n'umukama. Abarundi ndabagumbiriye cyane. Muri amahoro, muhabwe umugisha n'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe. Ineza y'Imana ikomeze kubabonekaho. Ariko uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri muri Kongo, uri muri Tanzania, uri muri Kenya, aho uherereye hose muri iyi si, mu ngune enye zose z'isi, ubu buhanuzi burakureba. Nta soni mfite, nta bwoba mfite. Imana y'amahoro itugirire neza. Ari abantu bajya biha kudutera ubwoba. Imana y'amahoro itugirire neza. Oya, oya, Imana y'amahoro itugirire neza. Nta bwoba dufite. Yesu ni muzima kandi ashobora byose. Naho napfa, naho ndiho nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ama ibyo nyena byose, ndamahoro. Rero wintera ubwoba. Uyu mwana w'umuntu uhumeka umwuka, uyu mwuka ubyuka mu gitondo ugasanga wagushizemo, witera ubwoba aho ngaho. Yesu ni muzima kandi yaranesheje. Rero ibingibi nta bwoba mfite. Rero ubu buhanuzi bwumve, nubwo bukomeye, ariko ugomba kubwumva kuko nabibwiwe n'Imana. Sengera kwezwa, sengera kwezwa. Maso yanyagiye kubona ibyo atigeze abona, matwi yanyagiye kumva ibyo atigeze yumva. Ubuhanuzi nubwumva, ubwandike ku nkingi y'umutima wawe. Byorezo bigiye kugumya kwiyongera bibe byinshi, sibyo? Bigiye kugumya kwiyongera, bigiye kugumya kwiyongera. Mwene muntu akomeza akora inshinge nyinshi, akomeza zibate ubuzima. Bega reka nkubwire, intambara zigiye kuba nyinshi. Ikiruta ibindi byose nuko wakizwa ugashakashaka ibyo umwami ashima. Kandi ni mu isi yose, hari mu isi yose. Ntabwo ngo ni ahantu hamwe gusa. Oya, isigushije ishyano kandi isigushije akaga gakomeye cyane. Nta gihugu na kimwe uzaba uri hose, umuntu wese mu nguna enye zose z'isi, ibingibi bizamugeraho. Kandi uyu mujinya w'Uwiteka buri wese azawumva. Isi izahinda umushyitsi, isi izanyeganyega kandi ntibitinze. Ibi ntabwo ari ibitinze, ibi ntabwo biri buze gutinda. Mugiye kubona ibintu biteye ubwoba, ariko hahirwa uwabitse ijambo ry'Imana mu mutima we kugira ngo atazacumura ku Uwiteka. Niko Dawidi yavuze, avuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Nsoreje aha ngaha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Niba wemera kuri impumyi, emera ugure ku Uwiteka umuti wo gusiga ku maso uhumuke. Wambaye ubusa, saba Uwiteka kwambike. Vuga kuri umukira ariko uri umutindi wo kubabarirwa. Saba Imana igutabare kandi saba Imana iguhindurira amateka. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka. Yari Profete Emma. Reka nkubwire ngo shalom, shalom. Tuzasubira. Uwiteka kwishimira.